Hero nshuti zanjye meze mute ndabasuhuje bwa mbere kandi bahaye ikaze muri mwanya wo kwiga iyi ndirimbo. Nifuje kwigisha indirimbo ivuga ngo Uruwigitangaza Yesu, abo mu ijuru barabihamya bati ikuzo n'ishimwe n'iry'umwana w'Imana. Nje kwigisha niko nifuje kubigisha. Kadutangiye none mwabereka ngiye guhera kuri right, ndaza no kubereka left, none nayo tuyirebe ko bimeze, sibyo? Uruwigitangaza Yesu, abo mu ijuru barabihamya bati ikuzo n'ishimwe n'iry'umwana w'Imana. Kuko ari we washoboye gucungurira n'adatese abo mu miryango n'indimi zose zo mu isi. Ngira ngo muri kwibona no kagende buke buke kugira ngo tubashe kwibona neza. Uruwi 6 Uruwigitangaza 5:1 Yesu, abo mu ijuru barabihamya bati abo mu ijuru barabihamya bati ikuzo n'ishimwe n'iry'umwana w'Imana. Kuko ari we washoboye gucungurira Imana Data wa twese abo mu miryango zose zo mu isi. Kuko ari we washoboye gucungurira Imana Data wa twese 5 abo mu miryango n'indimi zose zo mu isi. Nibyo ngibyo. Uroka to left bereka ko nemo curanga naho nabyo mbibereke. Left accompagnement. Twemwe dufata Uruwi 6 gitangaza Yesu rimwe, abo mu ijuru barabihamya bati ikuzo n'ishimwe n'iry'umwana na 5 w'Imana. Kabiri still ni kimwe. Kuko ari we washoboye gucungurira Imana Data wa twese 3 abo mu miryango n'indimi zose 5 zo mu isi. Nibyo ngibyo rero. Asante sana, Imana umugisha. Iyo nukuri practice kuri piano yawe ubirebe neza, ubisubiremo, ni utuntu twinshi cyane kabisa. Imana umugisha. Amasomo yo nakagaruka. God bless you. Mutakora subscribe, ayikore, like, share, comment kugira ngo tubana umunsi ku wundi. Murakoze cyane.